mbwira uko bigenda icyo gihe ntabyo nari nzi nta makuru nari mfite Shakomera nikushora n'abagitifuru bangahe nuko baryayanga rero nahageze uwo munsi navuye iwacu nari nambaye butu simfite inkoni baryayanga atahana n'umukobwa w'umugandekazi baza braza wanjye ni se ni uriya ni umugore we ni umugabo ni umugore atoya ati ni mushiti we turi aho ngaho tureba TV ngiye kumva numva umugore avugije induru ikigande sinzi niba mukiza ariko yaravuze ati onzi se kwira umugabo ni se umuntu ari icundi turaha twe kujya gutabara umva biracecetse onzi se bivuze iki hashize akanya ati amafoto meza filime documentaire kuzamura imbuga nkoranyambaga YouTube, Facebook, Instagram n'izindi nta handi wabisanga atari kuri Hotspot Picture. duhamagare kuri 0784547605 Kigali. hari umuntu ubajije onzi se bivuze iki uranyishe ni ikigande noneho birongera biraceceka hashize akanya ngiye kumva numva umugore ati ubwo se mbivuge mu kigande uko yavugaga mbivuge mbisemuye mu kinyarwanda mvuge gute oya mu kigande turacyumva nasemure mu kinyarwanda hari abaranga uri ratansobanurira onzi se uzajya uvuga mu kigande none nsemure okay uri ready usemura ari hehe oya ati muri byo hari wowe uyisemuri Juri bitinga twiyumvira inkuru nanjye ndahari nta kibazo ireka juraga ariko ireka hakaza umuntu usemura gatoya nabamanura mwebwe mwabuze ibyo kuvuga ngo namwe murahari muhari se ari kusemurira abambe babwire bivuge mu kigande turabigaruza mu kinyarwanda babyumva murongera no mujye kuvugira mu bishanga nk'abandi kangusaba ikintu gatoya ceceke yivugane wenyine Jani zamura umuntu bita nani Joyce ngo aduhereze izacu iziyo nashyiramo request dupfa kuzamura se batashizemo request abashaka kuzamuka ba modereta bari hano ase murimo muracira mu nkuru mwebwe ndabamanura munsobanurire onzi rata twigendere onzi se kiramenyesha ngo uranyishe tumusi reka uyu mwana bari okay umwe muri mwe reka hagira usemura gatoya noneho nibona se barimo bavuga menshi badashaka ngo niyumvire inkuru mu manuka uwongera kumyutunga mujye kumvira mu bishanga murimo murasemura hari wabagize abasemuzi hano ntabwo se simbajije ngo onzi se bivuze iki abivuze yakansobanura navuze ngo nyiri kutubwira inkuru arumva indimi zose arabivuga mu kigande yabisobanuye no mu kinyarwanda twagiye nuko umugandekazi arabanje ubwo reka mvuge ikinyarwanda turanyishe rwose baryayanga uranyishe braza wanjye azamura volume ya TV atereka ntacyo abaye noneho hashize akanya umugandekazi arongera ati abana banjye ndabasize neza bose ndabasize hashize akanya arongera ati sumbasigiye ndati ko mama namusezeye kuko mana yanjye atumbasigiye nde ati atangira kuvuga amazina y'abana be bose afite abana batatu ubwo mwicaye hanze oya twari turi mu nzu apartment yacu n'iyabo zararebanaga noneho baraza bashyitse mu nzu jewe nkagira ngo bariyo bararwana barimo bararwana noneho store cyane ahantu yari iri nuko umugore yatabazaga gutabaza bivaho none haranaraga ati ndapfuye birarangiye abana banjye mbasigiye ndewe ati onzi ese bari barimo barwana
noneho Wamu. numvishije avuze ati abana banjye mbasigiye nde kunyishe, mfata inkoni yanjye, nari nazanye inkoni na boots njya ku rugi, mba nkubise urugi, mba nkubise urugi, niwe mushaje wawe kanohita muntu, ariko urimo wica umuntu wa mugabo we, ya nduru iraceceka. Ndakomeza nkubita urugi, mpamagara wa mugore, ni nyabo uri burungi, ubwo ndwaye wa mudamu bumeze neza, ntawe araceceka ntiyongera kuvuga. Hahise nsubira mu nzu, noneho nsubiye mu nzu mbaza brother wanjye ati sibyo, ati wowe ntago bikureba, ati Kampala buri muntu aba ari kuri business ze, ati ntiwongere no kujyayo. Ku mutima wanjye avuga ntibanza wa munyagwa bamwishe byarangiye, ubu ngubu reka ndyame ejo batazavuga ko nanjye nabigizemo uruhare. Hashize nk'isaha imwe ngiye kuva numva yandura irongeye, irongeye. Noneho umugore yahinduyemo style, noneho aravuga ati na data ndamwishe, na papa wanjye urapfuye, ati na mama, ati bose urabishe. Arangije ati na Kampala ndayiguhaye, atari ko Uganda yuwayiguha, ati Museveni bamutoye uri hehe, ati kari wowe wari kuba perezida. Umunyagwa se ni wa FDC, ni wa nupu icyo gihe ntiyari inahari. Nuko ndongera nsubira ku rugi, maze icyo gihe nari nyiri mutoya, ariko abana b'abasore bikundamo, nangiye no kunywa inzoga, nari nanyweyemo utuntu dukeya, nsubira ku rugi ndongera komanze. Ariko nubwo umwica ni ngaho ukingura turebe uko urimo umugira. Byarangiye ubwo story reka ngire ngufi kugira ngo mudaseka cyane. Byarangiye uwitwa Baryayanga yakinguye idirishya. Oh my God. Yakinguye idirishya arambwira ati naye murarogwe, ati daye wamwe, arambwira ati subira iwanyu. Umugore duhuye mu gitondo ndamubaza nizoga twawe ni kabi wanyu wabishe bose nusigaranye icyo ugiye, ati je simbyibuka, ati sibijukira. So story yariyo mwakoze no kuyumva. Akopina go soresa. Jammer. Oh my God. Yewe. Mbavu zirahi. Museveni akwata Uganda wari urihe bebe? Oya. Ati ubundi Museveni ajya kwiyamamaza hano uriya ko ari we bari kuba baratoye ukaba perezida. Abashu ariko mwana nari natakaye, ariko bumese nkanguka. Nuko byagenze, mfite twinshi jewe rero ndanabaruta mwese uko muri hano. Nuko asati ba beautiful ntibajyaga bakwereka uko babikora ngaho. Nzajya ngenda mbabwiraho gatoya. Icyo gihe nari naramenyana n'abantu nk'abo. Bwarakiye mu gitondo murahura. Atari yahura n'abantu bitwa ba beautiful. Nuko yamwigishije ko bigenda. Baraciye turahura, duhura gafite umwera kadafite amani, kareba hasi gafite isoni, ni nyabo. Niko nijoro bavuzaga induru, ubwo nari namaze kubimenya. Reka mbarekera. Anko pi rwose uri anko koko. Cyaro wambaye mabombe. Ngo ni oncle papa. Oya. Icyakora cyo anko pi. Urancekeje n'icyo nacyo nashakaga, ubundi murakoze.
none se umusore mwarahuye mu gitondo yari mwarahuye mu gitondo yamuhaye nyina ati kandi Reka wari da. bose babisha Barya yanga ntitwahuye ahubwo hashize nahuye barya yanga yarazimbitse yabyutse agenda kare sinamubona. Noneho aza kubwira garafere wanjye atariko ati wanyu murya bashemati ati ntago ndareba abantu b'abaturage nk'abantu b'iwanyu ati murumuna wawe uriya banza ushaka ahantu mujyana bajye kumwigisha umujyi. N'uyu munsi iyo duhuye na barya yanga aravuga ati sinshobora kwibagirwa rya joro umwomangira mbuza amahoro. utwo ni udusore acyakora cyo najya mpura nawe nkaseka najya nicara hasi nkaseka ni ukuri kw'Imana Kandi akanjye kari true story rwose. reka iki se Jani oya birumvikana abo ngabo rero ntabwo bumvisha iyo biva n'iyo bijya ishwida barimo baragendera mu ntuza barimo baragendera mu kigare ntibamenya aho sitori ziva n'aho zigana reka mwangurishije yewe beautiful we abandi basetse muri komenti hasi imbavu zihahiye naho mwebwe muranga reka ntacyo mwumvisha mwebwe rega muracyari abana mujye mwicara mwige yakora cyo ankopino kururanje kani imyuting mbere yo kumera nk'intama iri kurisha kani imyuting uri kurisha ariko byose ubizi uri kutubwira ngo tuguhembe ngo warabyaye ankopi none se ntabwo wowe wishe bene wanyu bose reka ntabonishe waravuze ngo n'iwacu barabizi rwose ko wanshatse reka mbaze ankopi Yego ma. wowe bwa mbere uhura n'umukobwa byagenze bite Imyaka ko ari myinshi ndabyibuka ariko yaramfashe ku ngufu. ngo iki Yaramfashe kandi yavugaga nka beautiful abana bavuga batya bakubagana ntago baboroshye. ariko se ndakubujije akopi yakunze beautiful sha Eka yako se namwagira iki mwese nabakunze. ako mwana ankopi yagufashe ku ngufu Yamfashe ariko reka riragenze nawe yarazi ko mbizi kandi byaje kunanira by'ukanyaka. ariko mana murancekeje gusa muri uyu mugoroba byakora bibaye nk'ukuntu kera twajyaga tujya gutaha ubu urabona abakobwa bakenyereraga umukobwa abahungu bakambarira umuhungu noneho yagera nijoro urumva bya bindi bajyaga babyitaga twebwe iwacu babyita gutora ubusurira nimubizi ngenzi bita ngo niba ari ngo kugira iki ngo gushyingura ubusiribateri gutora ubusurira ni ukujya kumviriza ankopi tubizi gutora ubusurira rata Ndabizi rwose. gutora ubusurira rero nyine ba bakobwa babaga bambariye umuhungu bambariye umukobwa na ba bahungu bambariraga umuhungu baragendaga nyine bakajya gutora ubusurira abantu bakuru bari babizi bo baragendaga nyine bakiryamira ariko noneho ba bandi b'abana twebwe tutabizi bakabyita kujya gutora ubusurira urumva twebwe twamuherekeje nyine twagiye kumushyingira ubwo babaga batugeneye n'ubundi nyine bamwe iyo bari burare noneho tukagenda tukarara ariko noneho nijoro mu gicuku batashye bageze mu rugo rwabo hahandi abantu baba baryamye noneho tukagenda twomboka tukajya gutora ubusurira urumva mukagenda babarangiraga nyine icyumba cyabo aho bari buryame abari bujye gutora ubusurira nyine mwakoraga iperereza ntabwo mwabazaga ariko mwakoraga iperereza mukamenya
icyumba cyabo aho kiri bube giherereye, ku buryo muri buze kujya kuri rya dirishya ryabo nyine mukajya guhengereza. Noneho rero munuza mu myaka yacu, ntabwo ari iya kera, mu myaka yacu noneho babandi bagiye gutora ubusurira ahubwo tukaba aribo bakaba aribo ahubwo babandi bakoze ubukwe batorera ubusurira, ugasanga nanjye ibyo ndabizi, ariko ntabwo nari nzi ko abakobwa nabo bajyaga batora ubusurira, nzi ko ari iby'abahungu. ni twebwe twari abambere bro kujya gutora ubusurira. Oh, thank you brother, thank you so much. How are you doing? How have you been? Jani, hari ubukwe nigeze kujyamo, noneho umugarso donere yari yankunze, arangije arayoba yo kugira ngo yicare ku bahungu, araza yicara imbere yanjye turicarana. Noneho njyewe sinabimenye, nagira ngo niko babipanze, ngiye kumva numva MC aratangiye, yemwe ntabwo ari uyu nguyu gusa twashingiye, na jori na runaka bamushingiye. Nararize mu bukwe si bwaho nyine nari mfite imyaka 17. How are you doing? Abantu batashye ubukwe mwambariye abageni, abasore bakabakunda, mutera agatoki hejuru. Njyewe bahoraga bankunze, noneho bakajya bambwira ngo umuntu ujya ukunda kwambarira abageni nta mugabo abona. Nkajya njya mu masengesho nkavuga Mana ndakwiyeretse. twajyaga tujya gutora ubwo busurira nyine, ugasanga babandi bagiye gutora ubusurira ahubwo nabo babageni barongowe nibo bagiye gutorera ubusurira, ugasanga bari inyuma y'idirishya ryabo, ahubwo nibo bari kuvuza induru aho abageni, ahubwo ukumva babandi nawe rwose yego ko Mana yanjye ariko tubeshya ntabwo ari ukubabeshya, ni ukuri ntabwo ari ukubabeshya. Bakamwigira inyuma y'abageni, yego inyuma y'amadirishya yabo bro, ugasanga bigiye hirya, ahubwo nibo ba mbere barimo nibo ba mbere batoresheje ubusurira, urumva. Hari igihe bamwe bageragayo ugasanga umuhungu yabirangije, kandi mwajyagayo mugiye kumviriza nyine ukuntu umuhungu nyine amujwigiriza, none mwebwe mukajya muvuga ngo komereza aho shanga turi kuri inyuma, komereza. ibyo bintu ntabwo mbizi mu Rwanda no muri Zaire, keretse niba ari mu kindi gihugu. Sawa nyine, cyangwa ku cyaro wabona ngiye ko nakuriye mu mujyi. ntabwo mwigeze mujya gutora ubusurira, nabumvishe no mu mujyi byarahabaga. Ariko twebwe abana kera ntabwo bajyaga mu bukwe, watangiye kujya mu bukwe ufite nka 17, ugiye kurangiza segondere. Ubundi ababyeyi bajyaga mu bukwe mwebwe mugasigara umugore we. Wasanga ariyo mpamvu utarabona umugore. Wasanga ariyo mpamvu utarabona umugore. Numvisha ibintu by'ubusurira. Aracyari gutora ubusurira. Oya, nyamara ubusurira barabutoraga. Umenga no mu byaro bya kurerega baracyabikora. Ubusurira ntabwo ari ikintu kibi gayo, ntabwo mwebwe muri kubyumva. Yanzi yuko twajyaga mu bukwe aho abageni barara mwahitaga mubasiga, kwari ukujya kumviriza nyine uko umugabo, uko wa musore ari bumujwigirize nijoro kare ku munsi. ariko Mana yanjye